muntu arashaka gufungisha Karimunda Jacques ngo asigarane kiracyukiki ako kantu mukigeho kuko ntago ari amategeko gusa ndi kubona hari kibyisha inyuma shamani zo kwibonekeza waje kwibonekeza hano urabizi uri mu binyoma ufashe ku ngufumana mumiwe sinzi ko bari kugeza mu rukiko tuhora tubikora buri munsi bishaka ngiye ntabwo ahubwo iwacu barambwiye ngo tugishirishemo kuko gifite amafaranga Jesus! I don't want peace. I want problems always. mureke dutangire urukiko rwacu dutangira ku kirego cy'uwitwa Karimunda Jacques ushinjwa gufata ku ngufu umukobwa witwa Fiona. Urukiko rwacu rero reka rutangire. Murakoze nyakubahwa perezida w'urukiko, ndi hano mpagarariye umukiriya wanjye Fiona. Tukaba turi hano dushinja umuntu witwa Karimunda Jacques ko yafashe ku ngufu Fiona. Nyakubahwa perezida w'urukiko, hari mu masaha ya saa 4 zishyira saa 5 ubwo Karimunda Jacques yahamagaye Fiona ngaza musuri. Fiona amubwira ati imvura igiye kugwa. Yesu! Ntabwo nazi. Continue. Karimunda Jacques aramubwira ati nubwo imvura igiye kugwa wateka akamoto. Fiona amubwira ati imvura kikubye cyane waretse nkaba ngumye mu rugo wenda kazagusura undi munsi. Karimunda Jacques bitewe n'irari yari afite akomeza kumuhatiriza amubwira ngo fata akamoto ahubwo wihute uze wambaye ijipo kandi ngufiye. Fiona bitekerezaho ngatababaza umukunzi we kuko Karimunda Jacques mu bigaragara byo barakundanaga. Ariko Karimunda Jacques bitewe n'ibiyobyabwenge anywa yumva afite irari cyane arifitiye Fiona. Akaba ariyo mpamvu yamuhamagaye. Fiona muri rwa rwego rwo kutababaza umukunzi yafashe akamoto. Agenda ajya kwa Karimunda Jacques ahagera imvura yenda kugwa yatangiye kujojoba. Karimunda Jacques yaramukinguriye ahita amuhobera. Amuhobereye amusunikira ku gitanda. Amubwira ati ibyo bintu utangiye ni ibiki ko narinze kugusura. Karimunda Jacques aramubwira ngo buretse gatoya mbanze ngukorera kareti. Nimusuzuma mukagenzura neza murasanga mu nzu kwa Karimunda Jacques hahora itireyi y'amagi n'amavuta ndetse n'ipanu. Akimara kumuha ka kareti Fiona amubwira ati ndabona imvura ihise reka ntahe. Karimunda Jacques ati ntabwo bishoboka gute wagenda umaze no kundira umureti. Namwe munyumvire. Fiona aramubwira ati kubona imvura yahise kandi nkaba naje kugusura waretse nkataha. Fiona kivuga ibyo bintu Karimunda Jacques yahise amufata amushwanyuraho imyenda yari yambaye abamutuye ku buriri. Namwe murabyumva byakurikiyeho muri abantu. Nkaba ndi hano mpamya nakidikanye neza ko uwitwa Karimunda Jacques yafashe umukiriya wanjye ariko Fiona akamufata ku ngufu mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko kandi murabizi itegeko rihana umuntu wafashe ku ngufu. Nkaba nasabaga ko mwashinjura umukiriya wanjye Fiona akabona ubutabera. Murakoze nyakubahwa umuyobozi w'urukiko. Murakoze. Mwavoka se hari icyo wabivugaho ku buryo bari gushinja umukiriya wawe? Murakoze nyakubahwa perezida w'urukiko. Rwose mbere yuko nangira gushinjura umukiriya wanjye Karimunda Jacques bigaragara ko uburenganzira bw'ikiremwa muntu hano buri ari guhohoterwa yambaye uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Mwari kubanza mukamukura muri karakana afungiyemo mu gashu kuko ntabwo byari ngombwa ko afunga icyaha kitaramuhama. Uretse
urukiko rwanjye dukeneye ibintu mu rukiko biri clear kuko icyaha aregwa gikomeye. Komeza urubanza rwawe. Nyakubahwa perezida w'urukiko murakoze. Continue. Umukiriya wanjye ndatangira mbabwira ko Karimunda Jacques atigeze afata ku ngufu umukobwa witwa Fiona. Nk'uko umushinjacyaha yabivuze byanambabaje cyane. Sinarinzi ko mu Rwanda tugifite abashinjacyaha bateka imitwe kandi barize amategeko ari nabo bayagendana mu biganza byabo. Kuri iriya saha yavuze kuva saa 4 bishyira saa 5 umukiriya wanjye Karimunda Jacques yari ari muri betting Nyabugogo aho yari ari kubetinga match yari buhuze Manchester United na Real Madrid. Ipari ya betting uwo mukino nubwo byarangiye uwo mukino ariwe yari yayibetinze amafaranga 4,000 ari burya amafaranga 30,000 araribwa. Iyi pari ngiyi ndayifite yasohotse saa 4:19 n'amasegonda 58. Icyo kibanza kibekiriye ipari ndayifite. Kwabaye icyo cyangwa wabanza kwandikira pari kageze imbere hano kayi. Ipari ngiyi Ayishikiriza urukiko. Ipari ngiyi Nyakubahwa perezida w'urukiko muri mu burenganzira mu meza. Komeza. Nk'uko umushinjacyaha yabivuze avuga ko Fiona yanze kubabaza umukunzi. Uriya mukobwa Fiona Karimunda Jacques yambwiye ko bari basanzwe bakundana. Nkaba numva bitari ngombwa ko ajya kumwinginga imvura iguye kuko bari basanzwe bakundana ndetse no mu gihe cyari cyashize mu mwaka ushize yamutereye ivi umukunzi we. Kuba rero umukunzi yahamagara undi ngo ngwino ndebe ngo imvura iraguye ntibivuze ko yamufashe ku ngufu. Perezida w'urukiko nawe ukiri umusore wenda waraterese cyangwa usanzwe ubizi ko bibaho kuba umuntu ukundana n'undi barasurana barasohokana. Ntibivuze ko kuba Karimunda Jacques yarafashe telefone agahamagara Fiona nubwo nabyo atari byo nkuko nabihereyeho atigeze amuvugisha muri ariya masaha ntibisobanuye ko yamufashe ku ngufu. Umuntu guhamagara wakunda ngo azamurebe ni ibintu bisanzwe. Nkaba nemeza ntashidikanya natinze Karimunda Jacques si byari ngombwa ko afata Fiona ku ngufu. Nk'umuntu yatereye ivi yari afite n'uburenganzira bwo kumwakana bwo kumubwira ati gutya gutya na gutya ndakaba yamwaka nubwo nabyo bitemewe ariko babyumvikanye bose ni bakuru. Fiona yujuje imyaka Karimunda Jacques yujuje imyaka. Icyo si icyaha gufata ku ngufu ni iyindi case. Kuba yaragiye kumureba ntibivuze ngo yahise amusondekera ku buriri ngo amutekere imireti. Ntabwo yigeze amufata ku ngufu. Murakoze. Okay, urakoze. Nk'uko ubizi urukiko ikintu cya mbere gikora n'ibimenyetso. Ntabwo dushaka umuntu azavuga ibintu bidafite ikimenyetso. Ubu rero urubuga ni urwanyu kugira ngo ushinja n'ushinjura noneho muhabwe umwanya kugira ngo Karimunda Jacques akatirwe n'amategeko cyangwa arenganurwe. Umwanya wanyu twahera ku ushinja. Murakoze nyakubahwa perezida w'urukiko kongera ko mu mwanya mumvugire muri iyi nteko yanyu kubwo ikibazo cy'umukiriya wanjye Fiona wafashwe ku ngufu na Karimunda Jacques. Najya ngo mbere kubyo ushinjura yavuze ngo ntabwo Karimunda Jacques yigeze avugana na Fiona. Hano RTN ni ikigo twizera gikomeye hano muri iki gihugu cyacu ku bijyanye n'itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga. Nkabona ni historique igaragaza ko Karimunda Jacques yavuganye na Fiona mureba hano amubwira ngo naza mufure n'amajwi niba ngombwa niyo turayazana barayafashe. Aba nagira ngo historique nibashyikirize nta kibazo. Murakoze. Ikindi cya kabiri ushinjura yavuze ko Karimunda Jacques yari ari muri beti ya Rudubu abetinge ku mukino wa Manchester United na Real Madrid. Ikigaragara ko umuntu ushinjura ntabwo azi amakipe yari yaki kuri uriya munsi
hari hakinnye ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Real Madrid. Umukino watangiye saa 3 z'umugoroba ubera Etihad Stadium, warangiye ari ibitego 3-3 baza muri penalty aho Real Madrid yakomeje. Things say they wise. Buretse gatoya nta clearing ibyo bibiri umaze kuvuga. buretse gatoya ikindi yaravuze ngo aramutse abishatse nk'umuntu yateye inzu umukino wa mbere hari mukino nawe muramubaza ese ko iyo umuntu amutereye ivi bimenyekana hari ibimenyetso mufite ko Fiona mwaba mwaramutereye ivi? Ikindi cya kabiri ngo aramutse ngabishatse ngo yari kumusaba ngo kumbara ngo ukuntu ngabishaka nyine nk'umuntu batereye ivi. Reka tuvuge ko yamusabye nk'ukuntu abishaka nk'umuntu yamutereye ivi. Fiona yarabyanze amaze kubyanga bitewe n'ibiyobyabwenge Karimunda Jacques n'umuntu n'umuntu tatuwaje n'umuntu ufite iherena n'umuntu ufite ibideredi nta kintu na kimwe kizima aba yidoroze nawe ntabwo aba azi n'ahantu ari ahita akoresha iki za mbaraga z'umurengera amufata ku ngufu. Murabyumva neza buretse gatoya wica mu ijambo akimara kumufata ku ngufu ntabwo uru rukiko ruri urwawe nyakubahwa perezida w'urukiko nagira ngo murebere murakoze cyane nagira ngo okay murabyumva neza reka nkomeze gikomeza murakoze nyakubahwa perezida w'urukiko yikwicara kugira ngo ndashaka kuvuga bikaba kiriya ibya kiriya bimeze. Nyakubahwa perezida w'urukiko nawe tuza inyundo ntabwo yihabwa n'amategeko ukayamburwa n'andi. Ndashaka kugira ngo mbanze muri ya ringi bivuze ariko nanagushimira kuba mu mwanya muri iyi nteko yawe. Nyakubahwa perezida w'urukiko nk'uko yabivuze ibya betting ushobora kuba utabizi wenda utajya una bettinga, ntabwo babetinga match iri kuba ku kanya cyayabaye uwo munsi. Aka kanya nshobora kubetinga match zaba 2020. Simvuze ko iyo match ya bettingaga yari yabaye, naguhaye pari iriho ko yari ya bettinze match ya Man U na Real Madrid. Biziko kwivuguruza mu rukiko ari cyajyana n'amategeko. Yego nyakubahwa perezida w'urukiko bavuze ko ikipe ya Manchester United na Real Madrid yari iri gukina. navuze ko yari yagiye kuyibetinga cyo kubetinga nicyo kivuye mu byo bavugaga. murakoze cyane nyakubahwa perezida w'urukiko. Ikindi cya kabiri ntabwo nigeze mvuga ko Fiona atahamagawe na Karimunda Jacques. nyakubahwa perezida w'urukiko nyirangwa anafata umwanya nyakubahwa perezida w'urukiko yavuze uyu yize amategeko arayafite nanjye ndafite nawe urayafite yareka nkavuga. Nyakubahwa perezida w'urukiko ikindi kintu yavuze ngo Karimunda Jacques ngo afite ibitatuwaje ngo afite amaherena ni uburenganzira bwe. Tatuwaje nivuga gufata ku ngufu, direde nivuga gufata ku ngufu. Bob Marley murabazi ba Kidube ntibigeze bashinzwe gufata ku ngufu. Niba umuntu ari umustar yiyumvamo direde nyakubahwa perezida w'urukiko ibi bisatsi afite nta muntu ko afite imisatsi y'abagore kandi ari umushinjacyaha. Ibi ngibi abona kuri Karemera Jacques ni uburenganzira bwe. Ikindi cya kabiri Karemera Jacques ni Karimunda Jacques. murakoze cyane Karimunda Jacques nyakubahwa perezida w'urukiko murakoze cyane ntabwo ndasoza bampaye umwanya. okay uhawe nani murakoze nyakubahwa perezida w'urukiko kujya ko mu mwanya. nyakubahwa perezida w'urukiko ntabwo yamvugira ngo rwanje. Nyakubahwa perezida w'urukiko ndemeza ntashidikanya ko bimukomeza akavuga mu rukiko rwanjye iyi nyundo ushobora kuyikoresha hejuru y'amategeko ayikubitaho. nyakubahwa perezida w'urukiko inyundo ntabwo ikubita twere mu mutwe. niyo ngira kumvuguruza nacecetse nyakubahwa perezida w'urukiko. murakoze nyakubahwa perezida w'urukiko nagira ngo tugaruke inyuma ibintu turi gukora hano buri guca ku ikoranabuhanga. Nsabe
musubize amajwi inyuma, mwongere mujye kuri ka kantu yavuze ngo ntabwo Karimunda Jacques yigize ahamagara Fiona. Akaba ariyo mpamvu nanjye nagiye muri MTN nkaba nazanye statement bigaragaza ko yamuhamagaye ndetse n'amajwi nayo arahari. Yisubiye avuga ko atigeze avuga ko atamuhamagaye. Ako kantu mureba hano mu kanota. Ikindi cya kabiri, ntabwo azi n'izina ry'umuntu ari kuburanira. Ari kuvuga ngo Karemera Jacques, akongera ngo Karimunda Jacques. Ako kantu nako mu kanota aha. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko, birashimishije ko mpamagaranye n'uno muntu ushinjura umunyabyaha bitemewe mu Rwanda, namwe murabizi mu gihugu cyacu cy'amata n'ubuki. Ese Nyakubahwa Perezida w'Urukiko, ari wowe uramutse ufite umwana w'umukobwa mwiza nk'uyu nka Fiona, ukumva ko bamufashe ku ngufu, mbwira nk'ukuntu waba wifashe? Yesu! Birababaje cyane, birababaje kandi Perezida w'Urukiko uri gushyiramo amarangamutima. Amarangamutima amubwiye ko biri gukora mu bimenyetso kandi azanye ibimenyetso. Ikindi kandi gikomeze uretse wica mu ijambo ko ari mugende murebe ahantu Karimunda Jacques yabaga, murasanga, reka mbivuge mu buryo busa nkaho nyine mu mvugo z'iki gihe babifata nkaho ari ibintu bikomeye, ariko ni ibintu bibaho, namwe murabizi. Mwese muri abantu bakuru, abantu murimo hano murabizi amavangingo y'abagore. Mugende murebe mu nzu ya Karimunda Jacques, murasanga matera yabyanditseho umupira wanjye Fiona, iracyariho amavangingo yamukuyemo. Namwe murabyumva muri abantu bakuru. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko, nk'uko uyu mushinjacyaha yabivuze, imvura yari ikubye yaranaguye. Karimunda Jacques niba ahantu bahatose no kugutota kwa matora nta nibure no gufata ku ngufu. Ikindi Ikintu yanenga neza cyitwa guhamagara. Ikindi guhamagarana nk'uko yabivuze, Karimunda Jacques akundana na Fiona. Kuba abantu bakundana bahamagarana si ikibazo. Ikindi cya kabiri, Fiona nuko muri kumubona gutya mu rubanza, namwe muri kumubona ukuntu ameze. Nuko Perezida w'Urukiko nawe uri umuntu w'umugabo, ariko uyu mwana w'umukobwa agusanze ahantu uri wenyine cyangwa mu rugo. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko, nawe uri umuntu, nawe ntiwaheza. Sinzi ko yamufashe, ahubwo gushaka kuvuga ko murebe no ku kibazo cy'abakobwa b'ubu bambaye utuntu tugera mu kibuno ubusa, bakaza gutesha abantu umutwe, bashyira abana b'abasore nk'abo batangiye gutera imbere muri za gereza, babashinzwe gufata ku ngufu batabafasha. Yagira mwibutse ko ntakubahutse itegeko nomero akanyerezo akarango kaberamye ryo ku 14 Nzeri ryatowe mu 1911 bivuga ko iyo umuntu akundana n'undi cyangwa barashakanye bombi bujuje imyaka yateganyijwe n'itegeko, iyo amukoresheje imibonano mpuzabitsina bitwa gufata ku ngufu, ahubwo biba gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Murakoze cyane. Abasekirite mwembi mwegere hino. Najya ngusaba kandi gatoya. Abasekirite mwembi mwegere hino. Urasaba usaba iki? Yesu! Nyakubahwa Perezida w'Urukiko, murakoze cyane. Ni inteko yose yuzuye aho ngaho. Murakoze cyane, najya ngo nsabe ijambo. Murakoze Nyakubahwa Perezida w'Urukiko kongera kumpa ijambo. Nagira ngo nsubize uyu uburanira uyu munyabyaha avuze ko itegeko nshinga ryatowe Nzeri 1911. Continue. Iryo tegeko ryaravuguruwe mu mwaka w'igihumbi kimwe mu mwaka wa 2011 Mutarama, aho ryavuguruwe rivuga ko umuntu wafashe ku ngufu cyangwa se ku gahato umuntu urengeje cyangwa uri munsi y'imyaka 18 ahanishwa igihano cy'imyaka 35. Yavugaga ko Karimunda Jacques
mwamuhanisha igihano cy'imyaka 35 y'uko itegeko ryavuguruwe mu mwaka wa 2001 Pluto mu mwaka wa 2011 Mutarama. Ikindi kandi nkaba nasabaga ko bitewe n'icyasha bateye umuryango wacu bakadufata umwari mwiza nk'uyu wacu, iterambere ry'igihugu cyacu, ejo hazaza h'igihugu cyacu bakamutesha agaciro. Uyu niwe yari minisitiri w'ahazaza, niwe yari perezida w'ahazaza, bamutesha agaciro. Nasabaga ko bashyiraho indishyi y'akababaro ya miliyoni 150. Murakoze nyakubahwa perezida w'urukiko. nyakubahwa perezida w'urukiko, ndumva mu nteko harimo abatangabuhamya. Ikindi nanjye nagira ngo nsoze, umushinjacyaha avuze ko amusabira imyaka 35 bafashe ngo ari kuba minisitiri w'ahazaza. Nyakubahwa perezida wa repubulika w'urukiko, ibibazo ukuntu mu kanota hano ntabwo bakanota ni perezida wa repubulika. Nyakubahwa perezida mu kanota hano sinibaza ukuntu umukobwa nk'uyu nguyu umeze uku wisize za koko biruruka ntakiri umunyafurika asumbuye minisitiri w'uri muri iki gihugu cyacu kuko nawe mushaka gufata amategeko mukatworeka yazamarira icyo abaturage. Uyu murasa wacu uyu nguyu Karimunda Jacques, uyu yaba Bob Marley wazaza n'abandi babasitari baje bazana Basagira mbere ko baperezida w'urukiko ariko yasoje nyakubahwa perezida w'urukiko nyakubahwa perezida w'urukiko ndakwinginze nyakubahwa perezida w'urukiko naregera igishindiye mu rukiko ndi kuburana umukiriya wanjye kandi gitewe nawe kumvisha n'umuntu ushaka gutanga ubuhamya muri iyo audience. None basabe yegera imbere. Urazamura akaboko. Urakoze kuza gutanga ubuhamya. Ibyo ngiye kujya mvuga ugisubiramo. Yavuga ati njyewe amazina yanjye. Mbese hano ni mu rukiko. Iyo mufunze uzava muri gereza amenye ubwenge. Njyewe amazina ababyeyi bakwise. Kanakumva Abanyarwanda. nyakubahwa mutangabuhamya uravuga njyewe dukurikiza amazina yawe. Okay. Njyewe amazina yanjye. Pimayindi Kanyarwanda. Ndi imbere y'urukiko. Ndarahirira kuvugisha ukuri. Nimbeshya. Amategeko amurikirane. Ngaho mana akaboko kawe tanga ubuhamya bwawe. Murakoze banyakubahwa perezida w'urukiko. Njyewe nkuko nabivuze Pimayindi Kanyarwanda, ntuye mu rupangu rumwe na Karimunda Jacques. Ndamuzi neza, si uyu mwaka muzi, umwaka washize nari muzi n'imyaka nk'ine ibanzirizi yashize bari tuziranye. Iwabo nahatuye kera cyane nkakodesha, bamfata nk'umwana mu rugo. Karimunda Jacques na Fiona ntago ari abavuka mu rukundo. Nimvuga abavuka mu rukundo nshatse kuvuga ngo bari babanye nk'umugore n'umugabo kuva kera. Nakomeje ntega amatwi cyane ibyo umushinjacyaha avuga ndetse n'uwunganira Fiona, ibyo bavuga ibirego byabo nabyumvise. Birantungura cyane ndetse biranambabaza kumva Fiona yifataga haguruka agiye kurega Karimunda Jacques, umukunzi bamaranye imyaka 9. Uyu Karimunda Jacques uriya munsi ndahamya neza ko bavuganye na Fiona nkuko bisanzwe, ni umukunzi we, basanzwe bavugana isaha ku isaha ndetse n'igitondo kigeze bukeye mbere yuko Karimunda ajya mu kazi arabanza akamuvugisha. Ibi rero nje bikambabaza nkibaza byagenze bite.
hagati ye na Fiona nk'umukunzi we kugira ngo bigere ubwo bigera mu rukiko. Mwanya ubwo wowe muri make twihutishije ushatse kuvuga ko Karimunda Jacques atafashe ku ngufu Fiona. Nari ntaragera aho anzura. Reka nanzure nyakubahwa perezida w'urukiko. Uriya munsi nibyo baravuganye, imvura yari igiye kugwa, ariko Karimunda Jacques ndabyibuka icyo gihe hari habaye match ya Man City na Real Madrid, twari bujye kubetinga nk'uko asanzwe abikunda, nubwo ngiye ntabikunda, ariko icyo gihe twarajyanye, imvura icyo gihe babivuze yari igiye kugwa ariko ntiyaguye. Fiona yasigaye mu rugo, turagenda amusigira agafunguzo nk'uko asanzwe abikora. Karimunda Jacques yasigayeyo, nje ndataha. Ituze mu rukiko rwanjye. Nyakubahwa P-Mind urakoze ibyo batubwiye, afashe umwanya uhagije wakwiye. Nyakubahwa perezida w'urukiko nari kintu cyane. Ngira kwicara wowe. Semwe y'umwanya y'umutanga umwanya abantu bakara. Nakaga ijambo nyakubahwa perezida w'urukiko. Mbere yuko tuguhereza iryo jambo hari umuntu washyize akaboko hejuru inyuma, nawe niyegera imbere. Nagira ngo tubikore ikibazo igihe wavugiye utambuka. Ndakubwiye kumanika akaboko. Cyubahiro mu rukiko. Ambara neza. Sekirite. Umugabo ndabona nabwiye afite ndaza kumufunga. Zamura akaboko. Ngiye kujya mvuga usubiremo. Turi kujyana? Turi kujyana. Kumva perezida nyakubahwa w'urukiko. Njyewe amazina yanjye. Njyewe ikimenyi cy'abazimya baroreye amazira ngende. Ndi nk'umwami wawe w'igisaka mu mizera ngende. Njye Cyilima rugo cya Ruganzu cy'ibiguma ndende. Cy'ibisage by'amasunzu apana irende. Ninjye mudaterwa icumu nk'ingabo yarwanye ikaragwe. Urugamba rwanye nta wandi bacika ngahagwe. Ninjye rutababiza iminega rukabwesha z'imisega. Abazarama gusa basenga ahubwo bataraguza. Ninjye ruhunika bigega rwiha rutagabuza. Ni Keizi Big Bullet. None se nyakubahwa iryo niryo zina ababyeyi baba bakwise? Yego, ntabwo tujya turivuga igice turivuga ryose. Ngaho fatira umuntu yawe wishyikirize ushinga umunyamatekano uri imbere yawe. Bari rirerere niyo mpamvu rijya ahantu hangana buriya. Okay, ndabona ari rirerere, ujye ihorere nta kibazo musubiza ibyangombwa bye. Irizi kugasi, irizi nawe, irizi ubona. Uri gufata. Urukiko ntabwo hano ari muri spectacle. Nyakubahwa perezida w'urukiko, ndarahirira ko byongeye kuvuga ngiye gukoresha ukuri. Ibyo ni ndabikubwiye, manura akaboko, ngaho tanga ubuhamya bwawe. Nyakubahwa perezida w'urukiko, nicaye hari inyuma, nari naje kumva urubanza, ariko naje gusanga ibebe irimo aha ngaha bari kuvuga yitwa Fiona. Mu minsi ishize abantu yangwiriyemo, ibintu yankoreye nagaho umuntu. Ahubwo kumva ngo ikundanye n'iriya G, kuvuga ngo ni bakundanye imyaka 9, ari kumva ibyo ni ibintu bihabanye. Wallahi, none iriya bebe reba, ngiye mu minsi yashize nagiye gusumba gutya, ukuntu nyine uwo wabunzemo fresh byuzuye, ugahita ujya gushaka umubebe ahantu ukavuga ati basanzimye n'iki, byo bubyeyi bwari bwangezemo, ndavuga ati reka nikaraga imihanda mbamuhe n'uriya mubebe. Ni inshuro nk'eshatu tumaze guhura. Nawe ubuhe buryo vuga ikinyarwanda cyumvikana. Nyine sinzi ukuntu uri kubyumva, ariko nyine reka ngerageze kumvira baby. Twarahuye ari ukuntu nyine mujya mu biciro, muri make nyine no gusumba indaya babyita kujyumuza kana. Mu kinyarwanda dukoresha ku muhanda. Nge ntabwo ndi umuhanda cyane. Kinyarwanda cyiza ushobora kuvuga ko Fiona ni indaya. Yego, arigurisha ku muhanda. Tumaze guhura inshuro 3, nawe yambaye isoni ziramwica abonye mpagaze hano. Byanze bikunze uriya mu baby
ewana nawe isoni zamwishe no mu minsi ishize yaje mu rugo ewana arananyumutsa ewana bya bindi bita kwiba nagiye kugura ifari ngeze mu rugo ubwo nisigara umuntu abantu bazi itabi ngeze mu rugo nsanga ari akamenshi yakabatuye ewana akagaze yapandishije moto nkuraho none ikimenyimenyi kugira ngo mve ko no mu bebe atari n'ubwa mbere tuziranye tujya tugirana isezerano rwose njya mu ibiceri muze kureba ku rutoki rwe rumeze nk'urunguru uraza gusangaho impeta byanze bikunze hari isezerano tugirana bivuga ngo uzajya umpa njyenyine tu none ntabwo nari nzi ko afite indi niga kuba yari afite iniga nayo menye ko yayikinishaga abantu uriya mu bebi kabisa ntabwo ari uwo kubabarirwa kabisa. urakoze ngaho genda wicare. nyakubahwa perezida w'urukiko uragira ngo usabe ijambo. amajambo yawe nayarandura nayahaze. ihangane mvuga akantu gatoya nyakubahwa perezida w'urukiko. nyakubahwa perezida w'urukiko ni umwanya ntagire uwo ndakwinginze kugira ngo nkiriyaringe iby'abatangabuhamya rwego n'urwanjye uceceke. ninongera kubona urubanza mwahuriyemo mwembi nzaba mfite abasekirite nka batayo yose. sekirite mpa amazi yo kunywa sha. urakoze sha ko wayamaze se ambujije kwiga. maze kumva ibyo mwese mwavuze ngiye kubahereza ijambo rimwe ugira icyo uvuga ku byo barize umuntu wawe, ugira icyo uvuga ku byo ushinja umuntu wawe. ni ijambo rimwe. murakoze nyakubahwa perezida w'urukiko kongera ko mu mwanya nagira ngo mbere ku mutangabuhamya pima yindi kanyarwanda mushishoze neza. mu mategeko ntabwo umutangabuhamya aba ari umuvandimwe w'umuntu. pima yindi kanyarwanda tubwiye ko Jacques ari nk'umuvandimwe we. ni gute wafata muri umuntu wakaza kukuburanira ako kantu mukigaho neza. ikindi cya kabiri uyu nguyu bita Keizi Bullet ntanze urugero nyakwigendera Pastor Theogene yahoze hanywa ibiyobyabwenge ariko byarangiye abaye umukozi w'Imana. nimba yarabaye indaya akaba yarahindutse ibyo ngibyo ni pase tushyire ku ruhande, turi muri present ndetse tunakomeza future. ikindi nkurikije ku bimenyetso natanze by'uko uyu ushinjura umukiriya wiwe wakoze icyaha yavuze ko yagaragaje ko uwisumbanya igitsina muri rubanza, agaragaza ko gufata ku ngufu nta kibazo. nkurikije uko ushinjura yashinjuye ndasaba igihano cy'imyaka 35 nk'uko itegeko ribivuga. murakoze cyane nyakubahwa perezida w'urukiko kongera kuma akanya gato kugira ngo icyo mvuga. nkurikije iby'umushinjacyaha ari kuvuga ananshinze anansabira imyaka, ibi ni byo bintu nize ndi umunyamategeko. ikindi ntabwo mvuga amagambo menshi. nkurikije ukuntu uyu mushinjacyaha ari gushaka kugwisha muri ya muntu kandi abatangabuhamya bagaragaje ko bakundana. uyu muntu arashaka gufungisha Karimunda Jacques ngo asigarane kiriya cyuki ako kantu mukigeho kuko ntabwo ari amategeko gusa, ndi kubona hari ikibyishe inyuma. ikindi nyakubahwa perezida w'urukiko nkurikije ukuntu mu rukiko warufashe ingoro wayifashe nk'akazu kawe ukankubitisha urushyi ndi umunyamategeko, bigaragara ko nawe uriya mukobwa niba bigaragaye ko yari indayagurwa nawe ndi kugukemanga, ariko simureze utanafunga mubikurikirane neza. uyu muntu ashaka gusigarana umugore w'abandi, ndamushinza nanjye ndanamusabira igihano cy'imyaka 120 kuko ashaka gufungisha umuntu ngo asigarane umugore we ajya murongora. murakoze. Bajye dufate umwanya w'iminota 30 turuhuke. ariko mbere yuko turuhuka hari umuntu ushaka kubanza kwigisha ikinyabupfura mu rukiko rwanjye muri akazu kanjye kabanze mwemeze ko ari akazu kanjye. Sekirite mumfatire uriya mwana. It was at this moment that he knew he fucked up.
kwibonekeza waje kwibonekeza hano urabizi uri mu binyoma ufashe ku ngufu mana numiwe sinari ko bari kugeza mu rukiko Yesu w'amani uze muri isugi ase wowe ko twagabonye muri isugi hano ni mu rukiko simani wagiye Kadage kabisa n'ubwo uri umuntu. Uri kadage hano. Uri kadage. Barabasikirite rero. Ese ko mwese mwabaye tubo mwana. Tuhora tubikora buri munsi. Bishaka ngiye ntabwo. Ahubwo iwacu. Barambwiye ngo tugishirishemo kuko agifite amafaranga. None se ko nawe ufite ubwonko nk'uko ikintu kidatekereza. Kuki mwaze nyine muzika ibintu? Mugabo muri kutuma ntaga ibimenyetso bibaho n'ibitabaho kugira ngo urubanza tumutsinde. Ese ndumura biyoboye ko ngiyewe ariko narumuntu. Mani ngiye nta muntu wafata ku ngufu. Ese numbona? Ndabibona n'ubundi uri indaya pe. None niba nindaje kubura niki kuri imbobo kuko wigendera. Ahubwo bagufunga niwe. Nacaje isa nimbo. Imbobo. Ese jaji wowe uje kubura. Kabisukora icyo kimana. Baravuze ngo indayo yaguhaye ngiti guteza abantu. Ndize mbivuga ko wari kubura nawe wishita utuma abandi bana bashitingana kandi nawe uri imbobo uri nta nisoni. Ukunda gutinya leta Maimuna. Ubwo nyina nawe uri imbobo wanje. Gende imbobo ndi kukubura ni. Imbobo mugabo umuhanda we. Reba hano reba urugendo wakoze. Muje kuburanira Fiona. Ninda mfata ku ngufu. Okay. Urifuza kino none. Mbwe kino wifuza. Wowe burana ibintu kandi ushaka kurekera kuko ngiye wacu nibo banyoheje ngo murege ko yamfashe ku ngufu kandi yari bikoze mishaka ahubwo se ikibazo uriya mutipe ikibazo nifite bagiye kumufunga winyegera namaze kumenya kuri mani winyegera ntari bagiye kumufunga kandi matira iratose mani usizanikwa nani buretse gatuye n'ubundi uri indaya reka iki gihungu ngishyirishemo n'ubundi ndimo ndatanga ibimenyetso bigaragara nanjye ngusigarana unsigarana gute uri ipede reba iyo misatsi ufite You are failure. ngira ngo uri ipede ngiye ndi kumusitari nk'uri ufite dread bro ufite amaherena ufite tatu wowe njyane wagira ngo arere ufite amaherena ufite tatu nanjye rero ikintu kitumye ndi hano naje kukuburana uriya mungu ntago ari muvemo ahubwo sasa akamurya suko nabikora neza uriya mungu ntago ari muvemo nimba wemera ko ngusigara ndamureka vema ariko agikure yacu nimutemera ko ndi gusigarana ntago ari bumvane noneho uri kuhagushya watatamutse wavuze wavumbuye warushije ibivumvuri uri kuburanira njyewe reba n'amutazi urebe na direda ahagaze kuko siko urabuze n'ubwenge imana turaje tubirebere none uko nabwiye ngo imbobo na marinete wambaye gicucu gusa ushaka kunshika aho kumana ijuzi kuri imbobo nawe imbobo gute aho kumana kuba ndaburije akuraburije gute sabwo se uri kumva umugazi wanjye uri bucika ahubwo se wowe umugazi wawe amajoro 6 wandaranye wari uri kugira gute warampembye amajoro 6 ariko ubu busatsi bwo wizindishije gutya ntumenye urabizi ko ntumenyere uretse se tuvugane nyine ese kuri koresha ibiciro ubuntu se ntabwo ari byaho gushyiriyeho mwana wajya mwishyura ikizi ubu se urabona njye agaciro mpagaze ari akimisatsi gusa rimwe mwana kujo kugira bori gahita irangira urumva ari ibintu byaganje iminota 5 mara ubu iminota 5 se nimba utamara myinshi ajya ngo mbizire hakura igicucu wamahero akubundi nkawe urube mugahimba imbere wawe ubonye Babylone wadaye cyangwa iki kibebi wadaye ubwo none uri kumva wejeje gazi kumva n'ibintu byadanje iminota 5 maraho mwana wadaye iki kibebi ndi kubona sinzi gushyiraho nkahita ndangiza mwana nibyo byatuma uhita wifata gutyo baretse nanjye ndakwereka ko nta muntu ujya uheze niga bro nta muntu ujya umeze